umunyakuri, uhora uri umunyakuri, twakize cyangwa twakennye uri umunyakuri. Ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya. Ntugereranywa n'umuntu n'umwe wa hano ku isi. Mu isi hari abantu bifura, hari abagizi ba neza, hari abantu bo kwizerwa, ariko bose urabasumba, uzuye kugira neza n'imbabazi. Cyangwa ugakora ku maso y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, bakakumenya, bakakubona. Umuntu yakwizera gute utamusogongejeho? Umuntu yakwizera gute utamwiyeretse? Umuntu yakwemera gute ibyo tuvuga? Umugani wa Yesaya wavuze ngo ninde wizeye ibyo twumvise, ninde wizeye wa reports? Ariko wowe wasanze mu icukiro, wowe wadusanze mu byaha ukatwiyereka, n'ukuri uziyereka abahungu n'abakobwa, kuko utarobanura ko butoni, kuko utabeshya. Data umugisha ubwoko bwawe, ubiyereke, ubahindura abadasubira inyuma, ubahindura abadacogora, ubahindura abaguhanga amaso. Abashyize amaso ku bantu, ubahindukize kubw'imbabazi zawe, wongere ubireherezeho. Abashyize amaso ku bibariza, wongere ubahekura amaso no kureba wowe. Abari bagezeho bakwita umuhemu kubwo kunanirwa, wongere ubegure kubw'imbabazi zawe zitarondoreka. Abavuga ngo gusenga no kudasenga birasa, ngo Imana ikora ibyo ishaka kuko imitima yabo yarashwe, wongere ubegure, ubumvishe imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Abategereje ingororano ku bantu, wongere ubereke ubwizerwe bwawe, n'uburyo ibihembo byawe bitandukanye n'ibihembo by'abantu. Umuntu yaguha akanya, akaguha agaposte, kakwicaza ahantu, ariko bwacya agapfa. Mana, reka ntitukugereranye n'abatugirira neza, reka ntitukugereranye n'abaduha amafaranga, reka ntitukugereranye n'abaduha ibyubahiro, reka ntitugushyire kuri urwo rwego. Turakwizeye. Ndavuga umugisha ku gihugu cyacu, iki gihugu giha umugisha, iki gihugu giha amahoro, iki gihugu kiyoborwe nawe. Tugusabye imbabazi ku byaha byose dukorera kuri ubu butaka, tubabarire, tugirire imbabazi, tubabarire Mwami. Duhagaze mu cyuho cya bene wacu, tugusaba imbabazi. Uwo twaba twarenganyirije kuri ubu butaka, ubusambanyi bukorerwa ku butaka bw'u Rwanda, ibyaha byose no kugusuzugura no kugutera umugongo, kwimuka izindi mana zitari Imana y'ukuri, si umwami wacu Yesu Kristo, utubabarire, turebere mu mbabazi zawe. Maraso ya Yesu atwuhagire, maze utugirire ubuntu, udukize, utwongera abakizwa nyaguhora ku ngoma, kandi uduhe kukubaha no kukubahisha, kugira ngo tudatukisha izina ryawe mu batakubaha.